Nukoresha buno buryo ngiye kukwereka, umuntu azajya kohereza message kuri WhatsApp yawe data zaba zifunze cyangwa zifunguye, uzajya uhita umusubiza udakoze kuri telefone yawe. Nk'urugero hari ukuntu umuntu akohereza message wibereye nko mu kazi cyangwa wibereye ahantu runaka, ugasanga ntabwo ufite telefone cyangwa data zirafunguye. Muri iyi video ngiye gukora ku buryo wa setting WhatsApp yawe, umuntu yajya kohereza message data zifunze cyangwa zidafunze, ukajya uhita umusubiza udakoze kuri telefone yawe. Niba ukoresha WhatsApp, bino bintu bishobora kuba byarakubayeho. Hari ukuntu wandikira umuntu kuri WhatsApp, wamara kumwandikira hataraca muri segonda na rimwe, ukabona ahita gusubiza neza ukagira ngo arakwiteguye. Iriya message bije ni message aba yarasetinze kugira ngo umuntu najya mwandikira atari gukoresha WhatsApp, iyo message yahita imugeraho neza uwo muntu agire ngo iyo message ni uyohereje, kandi mu by'ukuri ari message yasetinze. Waba waragize amahirwe yo kwiga cyangwa utaragize amahirwe yo kwiga, nureba iyi video ukayirangiza, ufite ubushobozi bwo gusetting WhatsApp yawe ku buryo umuntu azajya akoresha message udafite telefone yawe cyangwa data zifunze, uzajya uhita umusubiza udakoze kuri telefone yawe. Tudatinze mu bintu byinshi, reka nkore ku buryo bikorwa. Ariko nyabona mbere kugira ngo dukomeze liking video, ukore subscribe muri mutarayikana, niba ufite ikindi kibazo cyangwa inyunganizo ubisigaho munsi muri comment, ndahita ngusubiza. Iyi video irimo ibice bitatu. Igice cya mbere ndakore ku buryo wa setting WhatsApp yawe, umuntu yajya akoresha message uri gukoresha WhatsApp cyangwa utari gukoresha WhatsApp, iyo message twasetinze ikagihita imugeraho ku kanya neza akagira ngo ni wowe uyohereje, kandi mu by'ukuri ari message wasetinze. Icyo ni igice cya mbere. Agace ka kabiri ndakwereka uburyo wa setting WhatsApp yawe, wajya ushyiraho ifoto yawe cyangwa video yawe bitewe n'icyo washyizeho, kigajya gikomeza kigasa neza kitabayeho gutakaza karite. Icyo ni igice cya kabiri. Agace ka gatatu, kuko nibanga kuko 45 by'abantu bari kureba iyi video, ndahamye neza ko kano kantu mutari mukazi kuri WhatsApp zanyu. Tudatinze mu bintu byinshi, reka dutangire n'agace ka mbere, nkwereka uburyo wa setting WhatsApp yawe, umuntu yajya kwandikira message ikagihita imugeraho kanya neza akagira ngo ni wowe uyohereje. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, urafungura application yawe ya WhatsApp. Ukimara kuyifungura ahita ukora hano handitse tools, ahangaha munsi uri kuhabona. Ukimara gukora kuri tools urascrollinga gakeya uzamura, ukimara guscrollinga ahita ukora hano handitse greeting message, ahangaha ukimara gukoraho urahita ukora kuri kano kantu ka send greeting message, akangaha uri kukabona urasanga gafunze nk'uku nguku, we nta kintu urahita ukora, ahita ugafungura nk'uku nguku. Ukimara kugafungura nk'uku nguku urahita ukora kuri kano kantu kameze nk'agakarambo, kano kari munsi, akangaha uri kukabona ugakoraho. Ukimara kugakora hano uzasangamo aka message, sinkibuka neza ariko naka message nyine gatoya karinganiye. Ako ka message uzasangamo uzagafata ugasibe, noneho wandikemo ibintu ibyo ari byo byose ushaka. Uzandikamo ibyo ushaka, yenda wandike ngo hello umeze ute, bitewe n'icyo ushaka kwandikamo. Numara kwandikamo aka message nk'uku nguku uzahita ukora hano wanditse okay, hano munsi uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukora uzahita ukora hano wanditse send to otherwise, hano munsi uri kuhabona uzakoraho. Ukimara gukoraho uzasanga biri kuri everyone, uzahitamo si message zagera kuri buri muntu wese cyangwa ni wo misemo, ariko nagushishikariza guhitamo everyone nk'uku nguku. Numara guhitamo everyone uzahita ukora back usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma nk'uku nguku, we nta kintu uzahita ukora kuri kano kantu kari hano hejuru, kano kantu ka save. Rero usetinze WhatsApp yawe nk'uku nguku, iyo umuntu akohereza message ari ubwa mbere akohereje message kuri WhatsApp, iyi message wanditsemo ahangaha ihita imugera ku kanya neza akagira ngo ni wowe yohereje, kandi ni message wowe warasetinzemo ahangaha. Rero iyi message usetinzemo hano nicyo kintu gufasha. Iyo umuntu akohereje message atarasanzwe gukohereza message kuri WhatsApp, iyi message ihita imugeraho. Gusa yasanzwe kohereza message agashiramo iminsi 14 atakohereza message, iyo yongeye kohereza message muri iyo minsi 14 nanone yarenze, nanone iyi message ihita yongera ikamugeraho. Niyo mpamvu nyine ubona message nashyizemo imeze uku nguku. Ubigerageze kuri WhatsApp yanjye, dore nimero ngiyo nyishyize hano hejuru, uze kunyandikira iyi message nutayibona uzaho muri comment umbwire ati ndi umutubuzi. Ariko nibiramuka bikunze uzaho muri comment uhita ushyiramo udutima. Reka na agace ka mbere uhita ukora save ukaba urabisevinze nk'uku nguku. Tudatinze reka mitenye n'ahandi hantu ha kabiri naho h'ingenzi, uhita ukora hano handitse AY message, ahangaha munsi ya greeting message, ahangaha ukoraho. Ukimara gukoraho nanone usanga kano kantu gafunze nk'uku nguku, kano kantu gafunze uhita ugafungura nk'uku nguku. Ukimara kugafungura nk'uku nguku nanone uhita ukora kuri kano kantu kameze nk'agakaramu, akangaka ugakora. Ukimara kugakoraho rero na hano uhita wandikamo message ari yose ushaka, umaze kuyandikamo bitewe ni wahisemo uhita ukora kuri kano kantu ka okay, ahangaha. Ukimara gukora kuri okay urahita ukora hano handitse send to everyone, ahangaha uri kuhabona urakoraho. Ukimara gukora urasanga biri kuri everyone, wowe urahitamo hariho hose ushaka. Numara guhitamo, ariko nago gira inama yo guhitamo kuri everyone. Numara guhitamo urahita ukora back usubira inyuma. Ukimara gusubira inyuma urahita ukora hano hejuru kuri save. Ibisetinze nk'uku nguku, iyo umuntu akohereza message utari gukoresha WhatsApp, data zawe zifunze cyangwa wibere nko mu kazi ahantu runaka udafite telefone, iyi message wanditseho hano ihita imugeraho ako kanya. Urumva wibere nko mu kazi, mu masaha y'akazi, umuntu akwandikiye message wibere mu kazi, ushobora nko kwandika ngaka message uvuga ati
mube mwihanganye mu gihe mugitegereje ubasubiza. Urumva ko kameshaje ukamwohereje ako kanya ahita amenya ko utari gukoresha WhatsApp, akaba yihanganye abizi neza ko utari gukoresha WhatsApp. Urumva kano kantu nyine ubu gasetinzemo kano kantu, urumva ko ari akubwenge. Tudasize mu bintu byinshi umaze gukora save, reka tuze dukomeza n'agace ka gatatu mwereke uburyo noneho wasetinga WhatsApp yawe wajya ushyiraho ibintu bikajya bisa neza hatabayeho gutakaza karite nk'uko bamwe bijya bibabaho. Rero kugira ngo bikore nta kintu uzakora, ufungura application yawe ya WhatsApp, ikimara kuyifungura ihita ukora kuri buno budomo butatu buri hano hejuru mu nguni. Ubu ngubu ukimara gukora ihita ukora hano handitse settings. Ukimara gukora kuri settings urascrollinga gakeya, nta kintu uhita ukora hano handitse storage and data. Ahangaha ukimara gukora kuri storage and data we nta kintu uhita ukora hano handitse media upload quality. Ahangaha hambere uri kuhabona hano shizu du fresh, hano hantu hakoze wowe ushobora gusanga biri hano kuri standard quality, we nta kintu uhita ukora uhita ushyira hano handitse HD quality. Ahangaha bimaze gushyira ahangaha uhita ukora kuri save. Iyo bikoze nk'uko nguko ushyize ifoto yawe cyangwa video yawe ntabwo itakaza karite nk'uko byajyaga bikuba, ariko biri kuri standard quality bifite karite nyine yo hasi nyine iringaniye, ariko iyo biri kuri HD quality bifite karite iri ku rwego rwo hejuru. Gusa reka ngukopeze na kano ko munsi, akangaka kari munsi ya media upload quality, kangaka ugakozeho nk'uko nguko. Hano hari ikintu bigufasha biri kuri standard quality, downloading ifoto cyangwa video kuri WhatsApp ntabwo iza ifite umwimerere wo hejuru, ariko ukize kuri HD quality na hano nanone biragufasha cyane mu gihe downloading ifoto iza ifite karite iri ku rwego rwo hejuru, cyangwa video iza ifite karite idatakaje karite. Tudatsinze mu bintu byinshi, reka mpite ngomeza n'agace ka gatatu ari nako kanyuma, kandi ndabizi neza ko kari bugutungure kuri WhatsApp yawe. Rero kugira ngo bikore nta kindi uhita ukora, uhita ufungura application yawe ya WhatsApp nk'ibisanzwe. Ukimara kuyifungura uhita ukora kuri buno budomo butatu buri hano hejuru mu nguni. Ubu ngubu ukimara gukora uhita ukora hano handitse settings. Ukimara gukora kuri settings uhita ukora hano handitse privacy. Ahangaha ukimara gukora kuri privacy, rero akantu ka gatatu ari nako k'ingenzi kanzanye ahangaha rero ni kano kantu gafunguye, kano ka read receipt. Kano kantu gafunguye nk'uko nguko rero ngiye kukwereka ibyiza byako iyo gafunguye, nkwereke n'ibyiza byako iyo gafunze. Kano kantu iyo gafunguye nk'uko nguko urebye message y'umuntu, nk'urugero umuntu akohereza message amenya ko wayirebye nubwo wamusubiza cyangwa numusubize, message yawe ahita haza akantu ka vi nyine ko wayirebye, ahita bibona ko wayirebye. Gusa kandi kano kantu iyo gafunguye nk'uko nguko iyo urebye stat y'umuntu, uwo muntu arabimenya ko warebye stat. Ariko iyo gafunze nk'uko nguko, yenda nk'urugero nk'uko nguko, iyo gafunze nk'uko nguko iyo urebye message y'umuntu ntabwo amenya ko wamurebeye message, kandi niyo urebye stat y'umuntu ntabwo amenya ko warebye stat y'uwo muntu. Gusa ikibi cyako iyo gafunze nk'uko nguko, nawe iyo umuntu arebye stat yawe ntabwo umenya ko hari umuntu wakurebeye stat, kandi nawe niyo umuntu asomye message yenda nagusubize ntabwo umenya ko yagusomeye message. Ese urumva icyiza ari iki? Kuba gafunze nk'uko nguko cyangwa gafunguye nk'uko nguko, bimbwiraho muri comment, nze twiganiriraho muri comment. Rero tuno tuntu two nani ngufitiye muri video, niba iyi video igufashije bimbwira muri comment. Ikindi kandi niba ari gusiga ukoze subscribe, ikindi kandi niba hari n'undi muntu uzi iyi video yagirira akamaro jimusangize nta kibazo, nawe amenye buno bumenye, kuko bino bintu urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ciao mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Dusubire muri video ikurikira iyi ngiyi, nzasubiza ikibazo uzaba wambajije aho muri comment.